haza kuba umuntu mu gipangu haza kumbeshya ngo namwibye gufata nk'umujura wanamwibye amasutiya oh my god yari umukobwa yari umugore ufite n'abana birababaje man wanamwibye amasutiya wanamwibye telefone n'amakariso oh my god izina rya Yesu Imana fashe basi yangagize ko Imana fashe bibaho bro Chaji nabwiye mama wacu yanga kunyumva For my people, this is Kimbi TV and Ila Joy TV show. Uyu munsi rero dufite abatumirwa babiri n'umugore n'umugabo bameze neza barasa bagira ngo ni imanga. Reka ngushimire wamaze gukora subscribe kuri Ila Joy TV show ndetse no kuri Kimbi TV show. Wamaze gufona notification uburyo twa uploadinga video ubundi gati kugiraho ako kanya mumeze mute murabona rero bameze neza cyane n'abatumirwa twakoresha urugendo rutari rutoya urugendo rurerure ngewe bagezaho ibiganiro umunsi ku munsi nyita Alan Dash de Kayora Sesona asha password kibi mugabo Sesoni cyangwa se nyite gosani umugo w'Imana King B reka mbahereze ikaze kuri mikoro ndetse na kamera za King B TV ndetse ana Ila Joy TV show mumeze mute meze neza twishimiye kubakira kuri mikoro za King TV ndetse na kamera turahera kumufasha umeze neza ndabibona urasa neza you looks like malaika cyangwa se urasa nka malaika tuguhaye ikaze kuri mikoro za King TV ndetse na Ila Joy TV show murakoze gerageza uvuge cyane murakoze cyane yes reka tugenda kumutware rero ameze neza he looks like diamond cyangwa se za diamond bimeze bite bro umeze neza rero n'urugendo rutari rutoya abantu gukundana guteretana gutangira story life kugira ngo bagire ku rwego rwo kuba babana bakabyarana ndetse bagakora n'ibintu birenze bakaba bari kumwe uyu munsi reka duhereze umwanya umuhosta ukomeye cyane munsi n'umukobwa udasanzwe mwitaka Samutwe Jo Ila TV show tuguhaye ikaze kuri mikoro za Ila TV show ndetse no kuri King TV. What's up my people ndabashimiye cyane mbahaye ikaze kuri mikoro zose nkuko yabibabwiye King B twasuye umuryango abafasha abagore n'abagabo bashinze urugo rero bagiye kuduha story yabo ukuntu bimeze ukuntu byagenze kugira ngo natwe tubigireho King B twahereye ku mugabo na Alka na Diamond umugabo wanyu ni Diamond gusa ibeze bitise tugwaye ikaze kuri mikoro zacu ndetse no kuri kamera za King TV ndetse na Ila Joy TV show abana murakoze kabisa umeze neza turabyishimiye cyangwa se twishimiye ko kwakira kuri izi mikoro za King TV ndetse na Ila Joy TV show uri kumwe n'umufasha wawe cyangwa se umugore wawe mu Kinyarwanda mumeze mute ahangaha mu rugo iwanyu twakoze urugendo rutari rutoya urugendo rurerure twaje kubasura mumeze mute tumeze neza urugendo mwakoze muvuturukaho mwari muvuye muza kutureba of course yene umufasha wanjye ndamukunda arasa neza cyane ariko ufite umugore mwiza abana araseka neza yes tangira utwibwira witwa ndewe nyane twabitwaki umeze neza Papa Brian amakuru yawe ni fresh bro yes reka dutambuke gake Petit Diamond bigeze reka dutambuke gake twegera mufasha shiroko like malaika sana angels guys murabibona gute don't crash afite umugabo murabibona nimu kurashingire no mufasha no mumama afite umugabo twagiye wowe witwa gute nitwa Duftimana Verdict umwespanyol twagiye umeze gute wowe meze neza wow turabakire kuri mikoro za King TV ndetse na Ila Joy TV show ila watangira ubahereza ikiganiro kababaza ibibazo bigiye bitandukanye WhatsApp King B bro hejuru cyane ababa sani ababa uyu muryango umeze waneza ariko barasane ikintu nabwira abantu mubigireho mufate urugero n'umuryango ndabigiraho bitwaye iki ntacyo bitwaye bamwita Petit Diamond Imana yaguhaye amafaranga Imana iguha umugore muzima mwiza ufite utagira amafaranga n'amafaranga afite biraza afana banje
ariko ufite umugore mwiza bro bafana King B nta mugore Ira Joy TV show ariko ufite umugore mwiza man ufite umugore mwiza ariko ndaza kubabwira ngo yabaye amafaranga mfite nabaye nabi mbabaye mbaho nibiki reka tubwire story life yawe tuzaza kubijyaho ariko ngo amafaranga ariko ubundi ikintu kiruta byose kuva wageze kuri zikabya ufite umugore mwiza ufite umugore mwiza bro ufite umugore mwiza she looks like my life amwita dufite imana Verdi for Espanol names me afite izina ry'Espanye ndarikunze cyane bitwaye iki twabaganye amafaranga we ya nta yifite no money no life twabaganye but you have life but you don't have but you have life I have life but you don't have money no don't have life you have life nta yafite I have life but you don't have money I don't have money but no money don't life no you have money if you have life you have money I have life and you have money kuko no money no life if I have money can you speak Kiswahili I speak in Kiswahili but sorry but I have money yes means what money it's good to sing money amafaranga nicyo kintu gikomeye mu buzima if you have money life is good life is good and good today your life is good man when you have money life is good ariko life is good man you are living now uri muzima ufite umugore mwiza ufite abana ntabwo ngiye kubivuga rero byivugira ariko ufite umugore mwiza anyway thank you rero ufite ubuzima ufite amafaranga none se murya iki ntago murya ntago munywa bimeze bite ko munsi turarya nicyo kintu ndashima Imana ko turi grateful for God murarya mubayeho mumeze neza ufite umugore mwiza aseka neza afite izina ryiza afite size nziza reka nkubwize ukuri bodies guys don't crash for her nimumukurashingire ni mwiza pe mushaka kumusara ariko don't crash for her afite umugabo afite Diamond w'umunyarwanda cyamamare wamubona kuri kamera asa nka Diamond ni Petit Diamond arasa neza umugore bose ni ibituku bizungereza ari kwitamo cocktail abahungu bababeshya n'amafaranga bafite aba ngaba uri kuri King B TV ukaburiye amafaranga ukabura icyo kunywa ni King B TV yantayemo ubundi icano nzayibinyuma pe none se icano ni yaguriye akantu ko kunywa bansanze ndi umukene uri umuhwerese bansanze ndi umukene udafite icyo kunywa reka tugutsemo buretse gato bansanze ndi umukene nta kintu nari mfite cyo kunywa bampaye ibyo kurya nariye wanyweye amatsa nanyweye abana banyweye reka tuvugane na mama ariko tukongeremo se iyi niyo channel uzayigunywa reka tugere kuri mabuja umeze gute meze neza rwose urashima Imana urasa neza nukuri pe zamurira Imana amaboko urasa neza nukuri Petit Diamond yahisemo neza afite I love you so much ndabakunze cyane kubona avuka kuva nagera muri Kigali umuryango mbonye ukundana ntago mbabeshya uyu ni umuryango mbonye ubasa bamurasa mwana wese usengera hehe yewe nadini ngira azagotware mu bafana banje ira ngwa ijambo abantu bazambona bakambona gutya bazamfashe ntabwo ngira idini ira tugwa ijambo idini ari iki gihe bose bashaka indamu ira tugwa ijambo iravuga cyane urakoze cyane kumpa ijambo wowe bitwaye iki eme ugiye kuduha amwita Petit Diamond yego ugiye kuduha story yawe y'ubuzima bwawe ndetse n'umufasha wawe bamwita ndumugore nkwikiza mwita 2000 numbwira izina rya kabiri dago 2000 by'ubusa 2000 by'ubusa ndabikame numbwira izina rya kabiri girye Espanyol ndabigwa 2000 by'ubuntu by'ubusa nuri mwibutse umbwira izina rya kabiri ngo 2000 by'ubusa izina rya kabiri umufashe rirakunaniye waringe marega bivuze cyitwa
Genevieve wahiye ubwara barimbye njye ntago ndizi nuko kubaza ndizi ratari tubwira yitwa dufite imana Veradique Espagnol c'est vrai Veradique rero bitwaye iki umufasha oui Veradique akarasa neza sha Veradique wanyesha no kuri marasa neza muraberanye amakabizo kamwe ahubwo wowe kamwe bitwaye iki oh wow wamusomye ku munwa ako murakundana mama nuko imana ikomeze ibagure so bitwaye iki ugiye kuduha story yawe ukuntu wamenyanye na Veradique mu mwaka hari ryari mwahuriye hehe twabasuye ibyo nibyo bintu tugiye kugira ngo utuganirize ariko Veradique ari akantu ushaka kubaza Diamond uramuzi umuntu witwa Diamond uramuzi yego no Emmy yes Diamond muramuzi Veradique Diamond uramuzi asa nkandi Diamond asa n'umugabo wawe uzi ko umugabo wawe mubonye nka John Diamond Emmy ni ukuri usa na Diamond ni ukuri biriseriye murasa Avenuncia noza we oya murasa neza pe akufite umugore mwiza wo kanyagwaho twagiye biratubaze ugiye kuduha story yawe y'ubuzima wanyuranyemo na Veradique kugeza aho mu banye nk'umugore n'umugabo iki kintu kigiye tuje kugira ngo tubwire abakunzi banyu n'ubuzima muri uyu munsi n'ubuzima mwanyuzemo kugira ngo abantu babimenye tuzatugera tubazana umunsi ku munsi twaguhereyeho umugabo ugiye kutubwira uburyo hari sorry gato hari nk'abantu baba bakundana no urugero wenda bataramarana igihe ashovatse nakwizera gute umuntu twakundana urukundo rumeze gute ese ni ubuhe butumwa mwagenera abantu nk'abakunzi banyu kuko uyu munsi kuba muri hano kuri Iradio TV show ndetse na KingB TV mugiye kuba boost mugiye kugira ahantu kure nago buri bugarukire hano ho mu rugo wanyu twabasuye muzabonwa n'abantu batandukanye anyway birashoboka ko wenda ejo cyangwa ejo bundi muzaba muri mu kuzindi channel cyangwa se mu bindi biganiro bitewe na store live yanyu izindi channel this is the channel see the channel kuko kwa mwana channel see the respect yatangira utubwira ubuzima bwawe aho umenyaneye n'umugore wawe tuguhaye ikaze n'umufasha nagara umugore n'umufasha umufasha icyo nufana KingB afata umugore akamufasha ngiye n'umufasha impamvu atari umugore izina ngo umugore ajyumva nk'umugore umugore ni umugore oya ibyo wapi ni umugore se ni umugore umugore azahora ari umugore uzahora ari umugabo ngiye ndi umutware umugore ni umufasha umutware umugore umutware umufasha sawa twaguhaye ikaze murakoze kuma ikaze kuri KingB TV na Iradio TV show abashimira kwa mwakoze urugendo mukigomwa akazi mwari bukore mwari kuba muri mukaza kunsura yego mutuvene oya ni iwawe we appreciate turagushimiye kuba watwakiriye mu rugo rwawe ibwami hano uri king nubwo ndi KingB ariko nawe here uri king nawe uri king hano iwawe this is story life story life yes this is my story life yes my story life kugira ngo mbana n'umufasha wawe cyane umugore wawe yego bana mbere ndabanza mbatangirire kwiga kwanjye nyine kugira ngo mbane nguyu twabanye muri covid 2019 yes 2019 abona tumva icyongereza yewe mushaka kumbaza mbere yaho nari umuribwe man wari umubiswe ngeza ko yari umuribwe abantu biyisi abatureba ariko munywe kuri KingB ntabwo wabuze icyo kunywa nari umuribwe ntabwo woza Muhanga
mu majyepfo ndahazi. abakunzi ba King B TV na Irajoy TV show. Irajoy TV show barahazi. bazatubona. Yari umuribwe navaga imuhanga n'amaguru. Agenda aho bita inyabikiri nyo bitirongi. Naho icyo gihe corona umunsi wa mbere corona igiteramo. Itariki urazibuka? Ni 10 ntabwo mbyibuka impamvu. Sinyibuka ko nsigaye mfite inshingano nyinshi. Yo kwitaho byinshi. Oya ntabwo kwitaho byeri. Uvuze kwitaho byeri kigiye. Ibyo kwitaho byinshi. Ntabwo ari byeri bro. Navuye imuhanga ngeraho bita irongi n'amaguru. Ibyo bintu bitekereje umuntu hazi. Umugore we gakoreye bye cyane. Rakutubeshye. Ariko ndeba cyane ko azi ubwo buzima. Azi story life yawe. Ntabwo nakongera kurira man. Ago biba byoroshye. Navuye imuhanga n'amaguru njyaho bita irongi ni nko kuva hano ukajya nk'imuhanga n'amaguru. Ahantu nagenze navuye imuhanga mu mujyi. Majyepfo. Imuhanga mu mujyi ara kuri gare. Majyepfo si muri Gitarama. Mu Kivoka. Ariko ni mu majyepfo. Mu majyepfo ntabwo mbizi ko nahazi. Ndahazi kongeye njyaho bita irongi nagenze. Yakavukiye ni muri Ruhango. Amasaha 12. Kugira ngo kige kwa mama wacu. Uno mama wacu nasanze. Nawe n'umuntu wangiriye nabi. Waguye mu ki? Nago yampemukiye nyine yahishaga ubuzima bw'isi. Yakwigishaga life dunia. Naho umuntu wajyaga mbyusa mu gitondo nkajya gutindura ingurube. Nicyo cyakugize uwo uri we. Bazabibona unageza mbona. Iki kiganiro cyazakibona turakeka. Najyaga mbyuka mu gitondo. Uzayishyire kuri status azakibona. Najyaga mbyuka mu gitondo. Saa 10. Nabyuka njya mu kiraro cy'ingurube gutindura. Kinga reka twari kinga basi. Nabyo nyine ariko narabikora. It's the same. Nkikorera amasaka nkajyana aho bita mu Ruhango. Hejuru nkaterera umusozi nkajyana mu Ruhango. Murango ndahazi. Nani mfite imyaka kigena 18. 18. Ni 17. Sorry gato 17. Kumba n'ubwo mfite 19. Yego. Go back story. Nigaga mu wa kabiri secondaire. Kujya njya ku ishuri nabanzaga gutura ayo masaka ku gatanu. Nabanza gutura amasaka. Ku isoko yacururizaga. Andeni mujya nkamanuka ku musozi nk'acucumuka. Ajya ku ishuri aho bita irongi. Igihe rero naje kubona mbona bidashoboka. Bamvunishaga. Gatine. Ndakubona kuntu bansuzugura nyine ntabwo kunsuzugura. Nukumvunisha. N'ubuzima ni story life. Ndamusiga. Magara mama nawe winashoboka. Nawe nacakiye kigana azakibona. Mama nawe winashoboka. Zakimusharinga azakibona. Ati mama bana nakuze mubwira ati ndavunika. Bambayeho nabi ntanyumve. Nakumva. Hari umuntu aba umubyeyi gito. Ati mama ko bankoresha bakankoresha. Wanyumvishe basi. Genda wowe. Uko gusa ngo genda wowe. Ngenda kwenda kure. Mwita njya imuhanga mu mujyi. Aho ngaho bahita mu mujyi imuhanga. Mu Kivoka mu Kibirigi. Abenshi bazahaza. Mu Kibirigi nabaye kwa mama wacu. Amutafashije Renata. Yaragufashije. Yaramfashije ko nagiyeyo niga mu wa kabiri secondaire. Nagezeyo njya mu wa kabiri secondaire. Ngezeyo niga mu wa kabiri secondaire bamfashe nabi man. Ubone nge nakuze urumva mfite petit frère. Nakuze binyabisi nabaga imuhanga mu Kibirigi. Umva ko sound iri gusohoka. Nakuze niga inyabisindu. Niga mu wa kabiri. Kibirigi. Nize inyabisindu mu wa kabiri. Ni ya story n'ubundi ya ukujya mbana. Ese live kugira ngo hure n'uwo ngo ko byatangiye. Tugiye ndi mu wa kabiri nareraga umwana wo mugore. Mama wacu mumita fashije Renata. Yamfashe ntabwo yamfashe nabi tu. Icyo gihe ni za 2018. Kaye agasobanuye tu subizi. King bisubiza agasobanuye. Ndabizi.
njye bwanye najyaga nkora boro nkakora uturimo two mu rugo batajya kwishyura umusani aho bita mu kivuka ntabwo wamenye umve mu kivuka ntayibagiwe bakata gutya muhanda w'igitaka abafana bo bazahabona barahazi hari abantu bariyo bahazi nkata n'iki gice cya 50 kugira ngo ndebe move idasa life kandi we yabaga yansigiye nk'umwana nka Brian Mwingoyi umurere ariko namara kuryamisha umupeti namutekeye ungana gutya namutekeye nkamuha igikoma nkagira gute ngiye nkavati nyine nanjye baze kanye kureba utoto muvi nkabariranya ko yataga saa 11 zene mugoroba saa 10 nabaga nataye imbere yaho isaha nje nga saa 10 naha kandi ndi no ubonye ndi kuvuga ni muri weekend ko kwisha ibyo sinabikona nabona gukora mu gitondo mubyuka nkora igikoma cy'umwana ntabwo ari nguye ni urugero nakora igikoma example ateka ibyo bari burya saa 6 bigaca mu kanya ku ishuri urumva ni Muhanga ngeze aho naturiye kwafashije Renata muri mu wa kabiri secondaire bigeze mu wa gatatu byageze mu wa gatatu mbaho nabi secondaire mbaho nabi I'm sorry. Hari umutipe bamwita Pifla. Ndamuzi. Atari umuhanzi. Umujama twiganaga aho ngaho yari umujama uri mwifite nk'imyaka nka 30. Cyangwa 28 simbizi ni naho. Yarancumbikiye. Ora ibizeta. Urumva? Misa ncamo hagati. Uko urumva nigaga mu gatatu njya gukora gizeta. Nize mu gatatu ndi kwiga nta kibazo. Utuniform bakanyirukana abwira bagena nkabyo headmaster ati nari turashaje ariko nyine ubuzima mfite akanyumva haza kuba umuntu mu gipangu haza kumbeshya ngo namwibye gufata nk'umujura waramwibye amasutiya oh my god yari umukobwa yari umugore ufite n'abana birababaje man life is bad kabisa unamwibye amasutiya unamwibye telefone amakariso oh my god izina rya Yesu Mana fashe basi ninde yangagize ko Mana fashe bibaho bro cyagiye nabwiye mama wacu yanga kunyumva singewe ko nijye wabaga aho ngaho nk'umwana nyine urumva uwo mugore yari afite abana bakuru kuba mwibyo byose mwibona telefone n'ibiki ariko bijya kuri ngiye ko ninjye mukuru wari aho ngaho abana be bari bakuru ahundi bari kubishyira n'ingiye nubwo wafashije yanze kunyumva ngo wafashije Nata bati ibi ngibi ari nyoko wanyu ibi ngibi bibaye ntacyo ninjye wijyanye bati ndigendeye kugira ngo nzakomeze ngusabye imbere y'abaturanyi babone ko ari ngiye kigusha cyangwa ngiye kibazo anico muke nigendera icyo gihe naraye ibyumweru bibiri nararaga mu Kinani nkajya ku ishuri mu gitondo nkoga ikime ubuzima mani nkogaga ikime icyo gihe nabyukaga kabage kanjye nayo mfite uwo Pifura nabyuka amati wambikiye Mana twenda gusa yaje kubona ko ubuzima ndimo amati ajya kwinyinga iwawe bati ufite umwana wababaye ni mu gatatu segonda tujya ngo ndamushimira Pifura niba tumye nkora tokume nubwo ako Pifura tuzahure man niba ufite contact ye tuzahure niho baratuye batwimanga uzambwire tujye dukorana ikiganiro mushimire kuri kamera kabisa ibintu yankoreye kabisa tazumva ngo naramwibagiye umusaza niba ufite contact ye uzamusharinga iki kiganiro nta contact ye ufite ariko uko njye nageze umva byarabaye muri izo tonkome kuri izo zagara ndatsinda njya kwigira turibagirana nyine muraburana turaburana ntaguciye mu ijambo se
waratsinze turokome ujya kwiga boarding high school. Muri ubwo buzima wari ubayemo ninde muntu wakwishyuriye? Icyo gihe ntabwo nagiye muri boarding. Wagiye externe. Oya buretse none externe njyamo. Icyo gihe muri kwiga imyuga. Muri your life nasinze boarding. Nyina boarding nayitsinze. Ariko acuzinga bura amafaranga yacuzinze. Icyo gihe nafite ubwenge nahise ngaruka kwa mama ati gute yagiye kwiga imyuga. Kofi wowe wita kofi wamushyiriye soft engineering computer system niyo bamwishyuriye. Ubwo mama ati ntabirenze mwishyurire ndiguma aho ngaho ndera. Nicyo gihe nahuye n'inguyu nuko nareraga bari umuntu abandi. Ntabyihorera byose ndabyihorera ndabyirengagiza mitangaruka i Kigali. It's to be a man niko kuba umugabo bro. Mitangaruka i Kigali nkora ibiyede. Ubona mutamana ucyo nakoze ibiyede bishoboka. Ukora ibiyede nkajya biranzu iri hano hakurya iriya etage. Hano naho hakoze. Hano nacukuye amakoroni. Kandi nabaga imbere y'wabo w'ingoyo. Umutereta ukora ibiyede. Akakwemera se. Iriya nzira kujya nakoze amakoroni. Njye naremeraga uyu nkamuherekeza hano yajyaga gukubibira aho simazi za Kicukiro. Nkamuherekeza ku rugendo kumuherekeza kuri Sena hari hafi na convention. Sena handi yarinde twacukuraga indake. Nkamuherekeza nkugeza hakurya ngo nyakagaruka. Ubwo tuza twinjira mu nyine kujya mu bana n'ingo. Simbwiye ko natutse hariya mwaza kubana na mama nkajya gukoresha. Ya noneho ukimara kumenyana n'uyu nguyu yenda uvuye muri ubwo buzima bwawe bwose, igihe mwamenyaniye muhita mutangira urugendo rwo gukundana. Hari ryari? Speak loud. Hari ryari mwakundanye ryari byagenze gute? Nicyo gigira ngo tumenye twihutishe time bigende neza. Ese iyo struggle y'ubuzima wari urimo wari uyirangije? Ese uyu mufasha wawe nawe struggle yenda wamusanganyemo byagenze gute? Sorry gake naguciye mu ijambo. Turaza kugera kuri Veladike tubaza kumugeraho tumubaze ku giti cyo kuri side. Uyu arimo aduha story life ye y'uburyo yakuze y'uburyo byagenze kugira ngo ahure n'uyu. And then after uyu nawe turaza kumugeraho duheze story life y'ukuntu baje kumenya nawe yakamwakisinga love akamwaka urukundo bagakundana then bakajoininga umubano. Siko bimeze nyine n'icyo tugezeho cyo tugiye kumubaza yuko none se bigezeho mu story kunyanya abanye n'ingo. Oya nibyo tugezeho. Akandi bitaruka n'ibiki. Story life. Icyo gihe ndangije turunkome maze gukora gutyo nahise nzaho. Iwanyu kwa mama wawe. Ni kwa mama ariko simbita kwa mama ko mama yishakiye ndi mugabo. Kwa mukanyoko. Kibirera. Akari gaseka nk'akeza ariko niko babyita bro. Ni kwa mukanyoko niko babyita ni Kinyarwanda. Nawe ubwo nazabisome abone iki. Ni kwa mukanyoko ariko nicyo Kinyarwanda. Nicyo Kinyarwanda. Naje vuga Ikinyarwanda rwose. Mary yambwiye ati wazabaga ari struggle. Ora ako soma bro. Kwa turi nk'abana nka batanu. Kwa King B TV dufite cyo kunywa, kwa Hera Joy TV dufite cyo kunywa. Soma King B. Kwa turi nk'abana nka batanu wumve. Inywa onwe. Mary yareraga abo bitaga kabebe. Yari no bitaga Manuel. Bigakubitiraho n'abana bo bitaga Cyusa. Wewe umwe ariko ibona imusharinga amanda yimuha. Oyimuhe ayire. Ego. Ariko umwe. Ariko aza ko Mary twakoze nubwo nyenge nakoze Mary nyine ubona n'ibyo dufata n'ubufu. Ishite cyabarasi amaye mu gisana. Ntabwo umubyeyi yanga umwana yabyaye. Ajya zari yambwira Mary ati Mary ajya abye batubera ibihona ariko. Bure bayitonze ndabizi byo. Mbwira Mary ati nigiye kwiga kuri ETN. Hano nubwo nawe ndabamamarije gusa bashyizemo gari. Nzabikatinga humura. Nzabikati. Nize mechanique. Nyiga amezi 6. Arize na hotel. Arize hotel. Mera ziboniga. Nize hotel gwishwa mera zibo. Nagushaka ku. Nize hotel mera ziboniga kurerije imwa. Kugira ngo nje mbora no yunguri.
nageze inanya rutarama ngiye ku ishuri witwaraga duhura dukubitana muteretana nabonaga ari kabi oya we ubwanya nabonaga ndi mubisha Vladimir Putin ubonaga ari kabi ubonaga yari kabi igo Luis urani muramu wawe Igo Sikunasaga yarakagegera Ngakuri yagira umuntu uzabana n'undi aragihe bahora bagatukana ubonaga ari nk'imbwebwe ubonaga ari akagegera oya vugisha kuri iwe ubonaga ameze gute yarakagegera bivuge ntabwo nakagegera wari umeze utavugisha ukuri wari imbwebwe iraho nyine wari akagegera gatereye aho nyine wari unkubiswe ameze neza nyine wari umeze utavugisha ukuri warakagegera Brian yakundaga nk'akabwebwe umubonaga gute ugishikira wabonaga gute wabonaga ari akazanga ari akazanga wabonaga ari akazanga karaho yo yakiraga ibicokori Brian y'imyaka 2 afite yari akazanga kibereye aho yakiraga n'abana y'imyaka 3 ariko ikintu nshimira Imana, may God support you, may God bless you, may God protect you. Imana ibahereze umugisha, yubakire urugo rwanyu, ikomeze ba supporting kandi ikomeze ibafashe mutera imbere. Tugeze kuri story yo Kigali Kigali uko nawe yarashira wanjye ngo rangisha igihe cyose sezerano nubwo turasezerana mu murenge kirizi nzabona mukunda uko twahuye ndizera sinabikizemo story yacu wahitubwiye story yawe wahitubwiye ko byagenze ni byinshi watubwireka tujye no kumufasha wawe nawe tumubaze se ni iki byagenze gute se ni iki wakuye umugabo wawe ese twagiye Vladine ni Vladine zina ryawe Vedike reka tubwire se byagenze gute mwahuye gute na Petit Diamond cyangwa se uyu muhungu usa na Diamond byagenze gute wawe nawe n'umugabo wanjye yaje gutura impande yo mu rugo byageze vuge cyane yaje gutura impande yo mu rugo guturanye akodesha uko rundi nyine barakodeshaga nyine mu kageto wafa oya reka vuge ndamuca mu ijambo reka ko sawa tukivugira inkuru ya igorata tubwire nyine aza gutura impande yacu mu demogane shiraho ego gutyo turaturana nk'abana nyine nkajya gukinira amakarita n'abandi bana tugakina tugacuranga n'indirimbo tukabyina karabahuje mwitonde burimo burira ega amakarita tugakina tukicara ku mukeka tugakina muramu wawe se uyu muramu wawe muzana muri ibi bintu uyu mushara mwibize nkunda zanyu igendera atavadiye muyazira neza reka twikomereze n'umufasha wa Diamond to disturbing ari kunyibagira yigutesha umutwe tugakina amakarita ariko mama nyine nawe yarabwiraga si uramuhungu koko umushaka iki kiriya mbwa mama nagajya kuka wibeshya oya yarambwiraga iriya mbwa mamupanga ibiki ariko se wabivuze kari mama nagajya kukana ni ikintu cyane irambobo iriya mayibobo mamupanga ibiki uzi ikintu wenda yakubwiye tubwize kuri ikintu yambwiraga kibi nuko yarafite amadirede ku muwapi iriya mayibobo ufite imisatsi ntabwo yabitekerezaga kuko nanjye ntabwo nabitekerezaga nawe ni wari umukunda ntabwo wamukundaga ati iriya mayibobo y'ibite byayo mama n'umurokore nyine ni umupatikote ati irangegera bite byayo
umuntu wiruka inyuma tirangegera bite by'ababyeyi byese ati iriya mbwebwe bite byayo ariko mwakabyara we niko bibeshya bavuga ati irangegera bite byayo yavuze ngo iki se yavuze ati iriya mbwa iriya mbwebwe yavuze ingegera ariko oya tujye reka tujye tuvugisha ukuri wenda ku mutima aravuga ati wenda ntabwo yabikubwira aravuga ati ese nkuramu yaravugaga umva njye ubwe kuntu yavugaga uravuga ukuntu ukuntu yavugaga iriya nzererezi ubishakaho iki nari mbizi niko yatekereje yewe ati uramusega ubushakaho iki nyine ntabwo ariko njyewe yarabimbwiye ira wibeshya ariko yikubeshyira njyewe uzi impamvu mbizi uyu afite diredi uri kumva ikintu cya mbere kandi ari umurokore yarabatse mbizi kandi uyu peti diamond tuba tuziranye komeza baby komeza ikomereze yaravugaga ati uramusega urawushaka abanyamakuru niko bamera irangegera y'imisatsi urayishakaho iki wayiretse ko ari abasore bazima irangebwe urayibaza iki wayiretse y'imisatsi ko hari ariko nibyo ni nabwenge kuri umwadeperi iriya mayibobo mu mutima we yarabivugaga ariko we ntabwo ariko yavuga ati iriya mayibobo kuki uyigendaho cyane dukomeze bebe arateretanaga mwakiraga amagambo twari dutana saa yine z'ijoro kavuga ati mama we yabishye yarunguye reka kabati ese iriya mayibo nibyo tuvugisha ukuri reka kubeshya wibeshya abantu wibeshya wishaka wibeshya abantu oya reka tuvugishe ukuri iragegera bari kumwe y'imisatsi oya shari garagara wibeshya vugisha ukuri oya wibeshya vugisha ukuri rata peti diamond rata reka nkubwe vugisha ukuri yavugaga gute oya yavugaga gute vugisha ukuri wibeshya nawe nta kintu yigeze ambwira yarakubwiye oya reka twike kubeshya yabwiye ati ese nk'iriya mbwebwe uramusega urawushaka hiye uretse ko abasore b'abadeperi bazima wogosha badafite amadiredi reka ingegera yigendere reka ngaho yakubwiraga ngo uti nta kintu yambwiye wibeshya vugisha ukuri nawe yakubwiye gute bwa mbere akubona na peti diamond uvugisha ukuri yambwiye ati uriya muhungu uri kumushaka yiki nibyo nta kibazo uriya muhungu uramushaka yiki witinya imana ntabwo washyizemo inzererezi ntabwo washyizemo iriya mayibobo urashaka iki vugisha ukuri nyine twebwe rero twebwe hano tugiye dukoreshe riyori ukuri twebwe ikintu ngiye mbona nk'umwadipa yaguye ati iriya nzererezi ifite amadiredi kuki ugumana gukururana nayo irangegera ese iriya mayibobo kuki ugumana nayo wabuze abahungu bazima b'abadeperi bazi kuririmba za gutambira amana oya ngwino kuri kamera oya urumva ikintu mama wawe yakoze cya mbere yaravuze ngo ese nk'iriya marine kuki ugumana na marine y'imisatsi ikaraze hari abadeperi bogosha rodenere oya umva se wowe wisha kutugira ngo tubeshye uvugisha ukuri ukuntu wamubona gutashye umugejeje mu rugo wabonaga bimeze gute tubwize ukuri yagufataga gute nkawe yavuga ati ese nk'irambwebwe urumva ntabwo yari azi ko uzamubera umugabo umukwe ntabwo azi ko uzaba umugabo w'uyu nguyu urumva ikintu mabukwe wawe yari azi cyo yabonaga uri mayibobo n'izindi zose oya yabonaga yakuhuna kubona vugisha ukuri reka tureka tumenye uko wajyambara mu idani nigegera vugisha ukuri tuvuge wikibeshya oya wizana kujya ngo ira njye vugisha ukuri wibwira utazi yakubonaga nk'iki vugisha ukuri mayibobo ingegera imbwa
rata reka mubwire mabusha reka turi kubeshyana yamubonaga wowe yarakubwiraga ati ingegera urakura nayo kujya bimaze bite uyu musega uyu mwirimbiri ingegera ifite imisatsi ikaraze nk'iyimbwa urayishaka oya turi mu kiganiro tuvugisha ukuri ntacyo mumwibwire ni umurokore no irayasize ni umurokore ariko kuramubonaga nacecetse narebe mabukwe wawe reka tureka kubeshya dusasira erega none se yari nyine we ntago abihakana yari imbobo nawe yari imbobo ntago abihakana yakubonaga nk'ingegera kandi kuko nawe uri ingegera uvugisha ukuri uburyo wagaragara nanjye nandi bro wibeshya tujye tuvugisha ukuri wari imbwebwe nk'izindi zo biriya bisatsi bafite bikaraze kuri uri ingegera mu zindi none se wajya imbere y'abarokora ukaririmba umeze kuriya nk'ingegera reka nkubaze yari oya wibeshya yari ingegera bivuge ntiyabivuge ariko yari ingegera byarangiye ariko byararangiye ko ari imbwebwe ese uri umubyeyi urumva ni urugero ndi kuguha nta kibazo 60 uri kubona wenda umukwe wanjye umwana wawe afite imyaka 16 n'uwo baturanye afite 17 uzabona bakururukana uri umubyeyi njye mbonye umwegere mwana uri ingegera niko petit dame ntabwo mubeshye none se reka ratamanze ngubaze mama bukwe umugore petit dame turi kwiga ijambo ry'Imana bavuga njyewe ku kiganiro njyewe mfite imico myiza mfite nababwiye imico y'Imana ngahe uzantu kwiga imico ngahe oya weretse utava ku kiganiro ntabwo nyibuka imico ine urukundo ubwenge ojemo by'abahano imbaraga kanyombya nantuza na sheri wawe muri kumwe buretse mbabwira ijambo rya nyuma ratavugisha ukuri hari babicara barwana egora ratavugisha ukuri reka tureka kubeshya buretse reka tubaze tuvugisha ukuri ratavugisha ukuri mama wawe yafataga gute petit diamond twari turi kubivuga wari umaze kuduha story yawe y'ukuntu wahuye na shiri wawe kumufasha wa umufasha wa Emma akigupropoza ibintu by'urukundo wabyakiriye ute ese wowe wari uri mu buhe buzima wari muri struggle kugeza aho ubyemeye watubwira bakinaga kandi ntagira umugabo wanjye twakina n'abandi bana hanze twarangiza nyine buri wese akajya mu bice nyine ariko nyine urukundo rugenda ruza gake gake nyine rimwe na rimwe nyine ubwo nkamwandikira nk'agapapuro nkacika nkamwandikira agapapuro nyine ngo duhurire ahantu nta n'umuntu n'umwe wizigira umwe agaciriye n'undi agaciriye twahuriraga nyine twandikire nyine twaje buri wese akahura n'undi nyine twakundana tugataha ese yaje kukubwira gute yuko mushobora kubana wabyakira ute mu buzima bwawe nyine yasanze nyine nanjye mfite ibibazo byinshi ibihe bibazo nari ntwite inda yose oya ntabwo yariye niyo undi muhungu mwakundanye yasanze utwite ariko ntabwo yigeze akwanga yakomeje kugukunda atitaye ku bibazo wari ufite twarakundanye nyine ntabwo mba ndetse kubimubwira turakundana utamubwiye ko utwite ntarabimubwira twikinira amakarita niba natetse nkamushyira ibiryo akarya cyangwa ariko we agukunda nyine dukundana nyine ankunda yarabikubwiye ko agukunda cyangwa atarabikubwira mubwire warabimubwiye cyangwa twakundanye gutyo umerekeza hano tujya gukiraho ifu nabona ko mukunda amazi yari yarakubwiye ko akunda cyane ntabwo yari yakabikubwiye yari yakubwiye ko akunda ariko utwite inda itariye nawe ntabwo yigeze abimbwira ntabwo yari yakubwiye ko atwite ariko wowe waramukundaga wowe wamukunze utazi ko atwite then ukomeza kumukunda nk'umukapo nyine kuko because we are last man kandi aba last man ni urukundo
with peace in the heart design. Yes, wakomeje kumukunda utitaye kuko atwite cyangwa iki, murakomeza murakundana. Yes, yakomeza. nuko nyine turakundana bihishwa nyine ugerageze wongere tutabigaragaza muri silence ariko mama we yarabizi kuko twaduturanye. mama we yarabizi yabonaga mukururukana ucana ugenda nawe uhura n'undi kaza bwije itavuga ati atategetse abantu ibintu barimo ni ibiki kakagegera kakarasta yari afite n'imisatsi ikaraze kuko mu Rwanda ntago tubeshya abarastamani. Iyo umuntu abonye umuntu ufite imisatsi ahita amubonamo ikirara. Mujye muvugisha ukuri pe, reka tujye turakubeshya abantu. Iyo umuntu akubonye ufite imisatsi ikaraze ahita gutekereza ibindi bintu, kunywa itabi, gukoresha ibiyobyabwenge. Ariko uyu mujama nagakoresha ibiyobyabwenge. Ariko nyine abandi baturage babonye nkuko y'abanyanza bati anywa itabi n'urumogi bameze bite, ariko naga ariko yari ameze. Ariko mu rugo mama wawe akavuga ati umukobwa wanjye yakurukanye n'akacama ibyo byo gututana ngo yarabiye naramwihoreye nawe wabimubwira ko mukundana. Ariko we ubizi ikiri ku mutima nawe azi ikiri ku mutima. Yego nuko rero nyine igihe kiza kugira ndavuga ati ubundi urukundo n'urwiki. Kuki tutabibwirana ko ntanamubwiza ukuri ngo mubwire ko mukunda ati oya mukunda yarabize ko dukundana. mubwira ko twite. Ese we yabyakiriye ate ko twite, kuba yaragukundaga ariko atazi ko twite uri girlfriend ntago aramubwiye mbere ko twite? Ese we yabyakiriye gute? Petit Diamond wowe wabyakiriye gute ko kuba ubonye ko umuntu wakundaga atwite indinda y'undi muntu utari wowe? Wabyakiriye gute? guhura na sheri wanjye Imana bro. Urumva kumbwira gutyo nawe ati ngenda gukunda nta kibazo. Ibyawe none ibyo ngukundira ibyo kuko nagukunze n'ibyawe nzabikunda. Yes, of course. Tubana gutyo. Yego. Njyana unyungu nakuvuga amagambo menshi. It's not good. Nuko rero mbere. Guys, turagushima abanye natwe muri iki kiganiro ni inkuru y'ubuzima, ni inkuru rero twatuma tujya tubagezaho y'umugore n'umugabo, ubuzima bagiye banyuramo butoroshye ndetse nuko baje kugenda bahura nuko baje kugenda babana. Murabona rero n'umuryango umeze neza, n'umuryango wishimye kabisa. Turagushima mwamaze gukora subscribe kuri King B TV ndetse no ku Ira Joy TV show. Mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda cyane. Ciao ciao.